Irani kuri ubu ni igihugu kiri mu ntambara. Ni igihugu cyanzwe n'uburengerazuba bw'isi kandi iki gihugu cyahawe ibihano byinshi mu kinyejana cya 21. Byagenda bite se ndamutse nkubwiye ko ubuperesi butazima ahubwo bwahinduye izina gusa? Kuki igihugu gifite amateka y'imyaka ibihumbi cyahitamo gusiba umwirondoro wacyo hagati mu kinyejana cya 20? Uyu munsi turavuga ku bwami bw'icyubahiro, ibitero by'inkazi bwateye, ibyemezo byahinduye amateka n'inyandiko z'imibereho y'abantu bose. Iyi si inkuru y'igihugu gusa, ni inkuru y'uburyo ubutegetsi, idini n'igihugu kigaragaza bishobora guhindura hazaza. None rero icara bitegure kuko ugiye kumenya birenze guhinduka kw'izina ry'ubuperesi. Ariko mbere yo gutangira ndagusaba gukanda handitse subscribe kuri iyi channel. Reka dutangire gutya. Bavandimwe, nimutekereze igihugu gikikijwe n'imisozi miremire, ubutayu bushyushye cyane n'inzira z'ubucuruzi za kera ahataranyuraga ibicuruzwa gusa, ahubwo ubutegetsi n'umurage byanyuragamo nabyo. Icyo gihugu ni igice cy'ubutaka cya Iran cyangwa se mu ndimi z'amahanga the Iranian Plateau, akarere k'ingenzi cyane kamaze ibihumbi by'imyaka ari isoko y'imico y'abantu batandukanye. Ariko se byose byatangiye bite? Ni bande bubatse mu by'ukuri icyo uyu munsi tuzi nka Iran? Kugira ngo tubyumve neza tugomba gusubira inyuma kugeza mu kinyejana cya kabiri mbere ya Kristo. Icyo gihe abantu biswe aba Indo-Iranian bahageze ari abimukira, bavugaga indimi zo mu muryango w'indimi za Indo-Europe, zikaba ari indimi zo mu Burayi. Bari bafitanye isano ya kure n'abantu bo mu bihe byakurikiyeho, bavugaga indimi nk'Ikilatini, Ikigiriki, Igiportugal n'Icyesipanyol. Ururimi rwabo ntirwari rufitanye isano na busa n'Icyarabu, nubwo abantu benshi muri iki gihe bibeshya bagahuza Abarabu n'Abanya-Iran. Muri abo bantu rero niho havuyemo amatsinda abiri yagaragaye cyane, Abamedi ndetse n'Abaperesi. Abamedi batuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya Iran kuri ubu, bari bafite imbaraga nyinshi kandi bahise bigaragaza nk'abayoboye abandi muri ako karere. Ku rundi ruhande, Abaperesi bo batuye mu majyepfo mu gace kitwaga Paris, ari naho izina Perisia ryakomotse. Aho hantu hari ingenzi cyane mu buryo bw'akarere, ariko mu ntangiriro ntibari bafite imbaraga zikomeye. Nta muntu wari gutekereza ko aba bantu aribo bazahindura burundu icyerekezo cy'amateka. Muri icyo gihe ijambo ubuperesi ryasobanuraga gusa agace gato k'ahantu muri Aziya yo hagati. Ahantu mu by'ukuri hari ubutegetsi bukomeye hari mu Bamedi. Nibo bashinze ubwami bwa mbere bukomeye muri icyo gihe, kandi ibyo byabaye kera cyane mbere y'uko izina ubuperesi ritangira kuvugwa mu ngoro z'ibwami, mu mahanga cyangwa rikandikwa mu bitabo by'amateka. Ariko ibintu byari bigiye guhinduka. Muri iyo misozi n'ibibaya havutse umugabo ufite inzozi n'icyerekezo byari bigiye gusenya imiterere ya kera. Umuyobozi wabonye kure kurusha amoko atandukanye, akarota ubumwe butigeze bubaho mbere. Izina rye ni Cyrus cyangwa se Kuro, cyangwa nk'uko isi yaje kumenya Cyrus the Great. Niwe watangije igihe cy'ubwami bwa mbere bwahangaye kwigarurira uretse ubutaka gusa, ahubwo n'imitima y'abantu. Mbere y'uko Alexandre, Napoleon Bonaparte cyangwa Genghis Khan barota kwigarurira isi, habayeho umugabo wabikoze mbere kandi abikora mu buryo butandukanye. Mu gihe ubwami bwo mu burasirazuba bwo hagati bwategekaga bukoresheje igitugu, gusenya no kwimura abantu, Cyrus the Great we yubatse ubwami bushingiye ku gitekerezo cyihariye, ari cyo gutegeka binyuze mu kubaha abantu. Nyuma yo gutsinda Abamedi, Cyrus ntiyagarukiye gusa ku guhuza abantu. Yashinze ubwami bw'aba Achaemenid. Ubu bwari nk'imashini ya politike ishingiye ku masezerano y'ubudahemuka. Aho guhatira abantu gukoresha ururimi rumwe cyangwa idini rimwe, yarindaga insengero zabo yatsinze, yubahaga imana zabo kandi akabemerera guteza imbere umuco wabo. Urugero ku Bayahudi bari bari muri Babuloni ku gahato, ntiyari umwanzi waje kubatera, ahubwo yari umucunguzi. Ku Banyababuloni ntiyari umwanzi, ahubwo yasubijeho gahunda yahiswemo n'imana yabo Marduk. Cyrus ntiyitaga intumwa y'imana y'Abaperesi, ahubwo mu buryo bw'ubwenge yiyerekanaga nk'uwatoranijwe n'imana z'aho hantu, kandi byakoraga neza cyane. Mu gihe cya Cyrus n'abamusimbuye, cyane cyane Darius wa mbere, ubwami bw'Abaperesi bwagutse kuva mu Misiri kugeza muri Aziya yo hagati. Mu gihe gito kitageze mu kinyejana, abanyazi ibihugu bikomeye by'isi bya kera babigira intara zabo: Misiri, Babuloni. Ibyo bikaba ari amazina y'ibihugu bikomeye byigeze kuyobora amateka y'isi yose. Ubu bwami bwubatse imihanda migari ihuza ubutaka bufite ubugari bw'ibirometero ibihumbi n'ibihumbi
n'abagiza bagize uburyo bwo koherezanya ubutumwa bwihuta nk'inkuba, n'ubuyobozi butakoraga ibyo kugenzura gusa, barayoboraga bakandika imigendekere y'ibintu, bakaba n'abahuza mu mishyikirano. Ubutegetsi bw'abaperesi bwari igihangano mu byerekeye diplomasi, amayeri y'intambara n'uburyo bufatika bwo gukemura ibibazo. Umunyamateka Lloyd Llewellyn Jones hamwe n'abandi benshi babuvuga badashidikanya ko aribwo bwami bwa mbere bw'igihangange bwabayeho mbere y'ubundi. Nyamara kuringaniza, kubaha imico y'ahantu n'ububasha bukuru bw'ubuyobozi bwakwirakwiye mu bwami bwose, ibyo byari bigiye guhinduka mu gihe gito cyane. Uko niko mu burengerazuba bw'ubwo bwami haturutse umusore w'intego zihanitse witwaga Alexandre, wari ufite intumbero yo kwigarurira ubwami bw'ubuperesi. Icyari kigiye kuba ntabwo yari intambara isanzwe, kwari ugushyamirana hagati y'isi ebyiri zitandukanye. Mu mwaka wa 334 mbere ya Yesu Kristo, ingabo nto ariko zifite ikinyabupfura zambutse amazi yo mu muhora wa Hellespont zerekeza mu burasirazuba. Zari ziyobowe n'umwami w'umusore w'umunyamasedoniya utari wageze imyaka 30 y'amavuko. Izina rye ni Alexandre, ariko isi yaje kumumenya nka Alexandre Mukuru cyangwa se Alexander the Great bitewe n'ibikorwa bye by'indashyikirwa. Intego ye ntabwo yari iyo kwigarurira ubutaka gusa, kwari ukwihorera k'ubugiriki no kuba ikirangirire mu mateka, kandi koko yarabikoze binyuze mu ntambara zikomeye yarwanye i Gallinicus, Isusi ndetse n'Igogamera. Iyi ntambara yarwaniye ahitwa Igogamera niyo ya nyuma ingabo z'abaperesi zatsindiwemo. Ubwami bw'abaperesi bwari bumaze ibinyejana byinshi buyobora 1/2 cy'isi, bwasenyutse imbere y'igitero cy'umusore wari ufite imbaraga zikomeye. Ariko igice gitangaje kurusha ibindi ntabwo kwari ugutsinda kwe, ahubwo kwari ibyo yakoze nyuma. Alexandre ntabwo yarimbuye ubwami bw'abaperesi, ntabwo yabuhanaguye ku ikarita y'isi, ahubwo yarabukunze, arabwiga, ndetse mu buryo bumwe aba nkabwo. Yarongoye abamikazi b'abaperesi, yambara imyenda y'uburyo bw'iburasirazuba, yitabira imihango y'idini ryabo, maze atangira kwita umuragwa wemewe w'amateka y'abami b'abaperesi. Yazigamye inzego z'ubuyobozi z'abaperesi, ayoborera mu ngoro zabo, maze kuri benshi mu ngabo ze uku kwisanisha n'ubwami bw'abaperesi guteza imvururu zikomeye cyane. Abajenerali n'abasirikare bari bafite indangagaciro z'abagiriki, babonaga ibikorwa bye nk'ubugambanyi bukabije. Ese ntibari baje kurimbura ubwami bw'abaperesi kugira ngo babohore ubugiriki ku ngoyi y'uburasirazuba? Noneho umuyobozi wabo yasaga n'uwanyuzwe n'ibyishimo by'ubuzima buhenze, icyubahiro kirenze urugero n'imyizerere y'abaperesi. Ubushyamirane bwarushijeho kwiyongera, maze bamwe batangira gucuna imigambi yo kumugambanira. Ariko Alexandre we yari afite intego yagutse kurushaho. Yasobanukiwe ko kuyobora ubwami bunini gutyo bitari bishingiye ku nkota gusa, kwari ukubaka ibimenyetso bikomeye hamwe no kwemerwa nk'umuyobozi wemewe n'amateka no guhuza imico itandukanye. Yashakaga kurema umuryango mugari w'abantu ku isi yose, aho iburasirazuba n'uburengerazuba byashoboraga kubana mu mahoro. Yarotaga kuba umwami w'icyamamare w'umunyamasedoniya, yashakaga kuzibuka mu mateka y'isi yose. Ariko urupfu rwe rutunguranye mu mwaka wa 323 mbere ya Yesu Kristo, afite imyaka 32 gusa, rwatumye za nzozi ze zidasohora kubera nta muragwa uzwi yari yarasize. Ubwami bwe bwagabanywe n'abajenerali be bitwaga Abadiadoki. Akarere ko hagati kahoze ari ubwami bw'abaperesi kayobowe na Seleucus, umwe mu bayobozi b'ingabo. Abanyamateka bavuga ko igihe Alexandre yapfaga, ubwami bwe bwasandaye vuba nk'indorerwamo imenetse. Nyamara muri ibyo bice byasandaye, ubutaka bwa kera bw'abaperesi nyuma bwayobowe n'abaparite. Nubwo abami bahindukaga, umutima n'umuco by'ako gace byakomeje kuba gikwira. Ariko ngo nta ngoma zidashira, nta bubasha bubaho iteka. Mu kinyejana cya 7 imbaraga nshya zatangiye guturuka ku butaka bw'Abarabu. Izo mbaraga ni Islam, kandi Islam ntiyaje nk'umushyitsi. Mu myaka 10 gusa ingabo z'Abarabu zatsinze Abasasanidi bategekaga ubuperesi muri icyo gihe, nuko zifata ububasha ku cyahoze ari ubwami bw'ubuperesi. Uko niko kandi bazanye imyizerere mishya, ururimi rushya n'uburyo bushya bwa politike. Idini rya gakondo ryagiye risimbuzwa gahoro gahoro na Islam. Uko niko icyarabu cyahise kiba ururimi rw'ubuyobozi bw'idini, nuko igiperesi gitangira gucika intege. Ariko umutima w'abaperesi ntibigeze uzima, wakomeje kubaho mu bisigo byabo, mu bumenyi ndetse no mu bugeni. Akarere ubuperesi buherereyemo kagiye kanyura mu maboko y'abarwanyi b'Abaturukiya, Abamongoli, ba Genghis Khan n'ibihugu binyuranye by'Abaturukmeni byarwaniye muri ako gace k'ubutaka babishishikariye. Nyamara muri ibyo bihe hari umwihariko rwaje gukura cyane ku ngoma nshya yari yije, itari igiye kugarura ubumwe bwa politike gusa, ahubwo yari igiye no gusiga ikimenyetso cy'idini kitazigera gisimangana. Hagati mu kavuyo k'imiryango mito y'abami n'intambara z'uturere, haje imbaraga yari igiye guhindura burundu umutima wa politike n'uw'idini muri ako gace, ubwami bw'Abasafavidi.
bo ntago bari undi muryango usanzwe w'ubutegetsi gusa, bari bafite intego yo guhuza ubutaka bwose munsi y'ibendera ryihariye ari ryo Isilamu y'abashiya. Kugeza icyo gihe Isilamu yakorwaga muri ako gace ahanini yari iy'abasuni nk'uko byari bimeze mu bice byinshi by'isi ya Kisilamu, ariko abasafavidi bafashe icyemezo cyo kugira imyizere y'aba imamu 12 bakayigira idini ry'ubutegetsi. Ibyo kandi babigezeho binyuze mu gutegeka abaturage ivugurura ririmo igitugu ndetse no guhindura burundu imiterere y'imibereho y'abantu. Nyamara mu kubikora gutyo bageze ku kintu cyatandukanyije ubuperesi n'ibindi bice byose by'isi ya Kisilamu kugeza n'uyu munsi. Ubwami bw'abasafavidi bwakoze ibirenze kugaragaza impinduka mu by'idini, bwari n'ishingiro rikomeye ryo kubyutsa ururimi n'umuco by'abaperesi, ariko ubu noneho bivanzwe n'idini ya Isilamu. Bateje imbere ubwubatsi n'ibisigo, filozofi, ubuvuzi ndetse n'ubumenyi, ariko ibyo byose babikora munsi y'ibendera rishya mu rurimi rwavuguruwe n'icyerekezo cy'isi kivanzemo umurage w'ubwami bwa kera n'imyizerere y'abashiya. Bwari ubuperesi bushya bufite isura itandukanye, kandi binyuze muri iyo sura nshya izina Irani ryatangiye kongera kugaragara rifite imbaraga zihambaye. Iryo zina rikaba rikomoka ku ijambo Aryanum, ryari rifite imizi mu mateka ya kera cyane, ariko kugeza icyo gihe ryakoreshwaga cyane imbere mu gihugu kuruta hanze yacyo. Ibinyuranye n'ibyo, izina Persia cyangwa se ubuperesi ryaturutse gusa ku ntara yitwa Farisia, n'iryo zina abanyamahanga bari bazi kuva mu gihe cy'abagereki. Nguko uko mu gihe cy'abasafavidi bashimangiraga ububasha bwabo n'imiryango y'abami yakurikiyeho nk'abakajara igakomeza imiterere ya leta, hatangiye kugaragara ishusho y'ibiranga igihugu bibiri. Izina ryari Persia ku banyamahanga, ariko rikaba Irani ku banya-Irani ubwabo. Uko kubaho kw'aya mazina abiri ntibyari iby'impanuka kandi ntibyari iby'iteka ryose, kuko mu kinyejana cya 20 haje umwami mushya wari wiyemeje kuvugurura igihugu no kukigeza ku muco w'uburengerazuba. Uwo mwihariko w'amazina abiri wari ugiye gukemurwa binyuze mu mabaruwa yohereje muri za ambasade zo ku isi zose. Mu binyejana byinshi isi yari yaritiriye ubu butaka bwa kera izina rya Persia. Ryari izina ryibutsaga ubwami bw'icyubahiro, itapi nziza z'agaciro, ibisigo by'amayobera n'ubumenyi buhanitse. Ariko kuri benshi mu burengerazuba bw'isi, Persia yagaragazaga kandi ibintu by'amahanga ya kure, ibintu bitangaje ariko bishaje. Umurage w'inkuru z'abagereki bawubonaga nk'umuco w'ubutunzi bukabije, igitugu ndetse n'imigenzo. Muri uwo mwanya w'ibitekerezo rwagati mu kinyejana cya 20 nibwo umwami Mohammed Reza Shah Pahlavi, umwami w'umunya-Irani w'icyo gihe wari ufite intego zikomeye zo kuvugurura igihugu, yafashe icyemezo giteguye neza cyo guhindura izina ry'igihugu kikitwa Irani. Maze umwaka w'1935 yoherereza amabaruwa ya diplomasi za ambasade zose z'amahanga asaba ko kuva icyo gihe igihugu cye cyajya cyitwa izina ryacyo ry'umwimerere Irani. Mu kwemera izina Irani risobanura mu giperesi ubutaka bw'abanya-Irani cyangwa ubutaka bw'imfura, igihugu cyashakaga kwerekana isura nshya ikomeye igezweho kandi yigenga. Cyari igikorwa cya diplomasi gishingiye ku bimenyetso. Ibi nabyo byateje impaka zitari nkeya mu gihugu. Gutandukana kw'iryo zina kuri bamwe byasaga n'uburyo bwo guca umubano w'amahanga w'imyaka ibihumbi. Nyamara icyemezo cyagumyeho. Irani ryabaye izina ry'ubutegetsi nuko ritangira kugaragara mu bitabo, mu binyamakuru no mu masezerano mpuzamahanga. Umwami Mohammed Reza Shah Pahlavi yakomeje kuyobora igihugu ashingiye kuri ideologie bwite yo guhindura Irani nka kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba. Yashakaga ko Irani itera imbere byihuse, nuko atangira kujya afata ibyemezo n'imyanzuro imwe n'imwe itarashimishaga abakuru bo mu idini ya Islam. Amateka avuga ko mu gihe cy'ubuzima bwe yakomeje guhangana n'umwe mu bayobozi b'idini ya Islam, Ruhollah Mustafa Musafi Khomeini, wari ushyigikiwe na benshi mu Bisilamu. Khomeini yaje gufungwa azira guteza imyigaragambyo mu baturage, nuko amara muri gereza igihe, ariko aza gufungurwa yerekeza y'ubuhungiro muri Iraq. Mbere y'uko agaruka muri Irani, yabanje kujya mu Bufaransa amarayo iminsi mike, ariko yandika ibitabo ategura impinduramatwara muri Irani. Nuko mu mwaka w'1979 nyuma y'impinduramatwara iyobowe na Ruhollah Mustafa Musafi Khomeini, ubwami bwarasenyutse maze hashyirwaho Repubulika ya Kisilamu ya Irani. Kuva icyo gihe kandi umubano wa Irani n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi wahise usenyuka, maze amahame y'idini rya Isilamu y'abashiya aba ishingiro ry'imitegekere muri Irani, maze ishusho y'igihugu ku isi yose irahinduka. Ni mu gihe kandi kuri uyu munsi izina Irani kuri benshi risobanuye amakimbirane ya politike, ibihano, intambara n'imyizerere ikaze y'idini. Kuba impinduramatwara y'umwaka w'1979 yarabaye
byababaje cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko cyane cyane Amerika na Isiraheli byo bikaba byanga cyane ubuyobozi buriho kuri uyu munsi. Iyo niyo mpamvu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Isiraheli zatangije intambara kuri Iran zigamije gukuraho ubutegetsi. Hagati aho izina Persia mu buryo butunguranye ryongeye kugira isura y'icyubahiro n'urukundo ijyanye n'ubuhangange bwatakaye, umuco usobanutse n'amateka yenda kumera nk'imigani. Amazina abiri, ubuperesi na Iran, ubutaka bumwe n'urugamba rudasoza rwo guhitamo uburyo ubu butaka buzibukwa, kuko rimwe na rimwe izina ryoroshye riba rihisha intambara ituje hagati y'ibyo twari byo, ibyo turi byo, n'ibyo isi ishaka kutubonamo. Iki kiganiro wagiteguriwe kandi ukigejejweho na Kayezu Body Santive. Ndagushimiye.